Ibihe byiza nanone mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye n'amakuru dukomeza kugira tubagezaho muri hirya no hino abari mu Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mudukurikiye binyuze ku muyoboro wa YouTube M247 TV. Ndizera neza ko meze neza cyane by'umwihariko abanyarwanda baba muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mukeneye kumenya ngo ese mu Rwanda ni iki gikomeje kugenda kihavugwa. Ikaze muri aya makuru. Ibindi byago bikomeye cyane rero bitugezeho mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri, cyane ko mu gitondo twagiye tugaruka ku makuru y'ibijyanye n'ishya ry'imodoka. Imodoka yarahiye irakongoka, gusa kubw'amahirwe nta muntu yigeze ihitana. Andi makuru yatugeraho muri aka kanya aravuga yuko imodoka mu bwoko bwa Hiace isanzwe itwara abagenzi imaze guhira muri gare ya Nyamata mu karere ka Bugesera, kamwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba. Iyi rero ni imodoka yari igiye kwifashishwa mu gutwara abanyeshuri bari kujya gutangira amasomo bo mu myaka yo hasi, atariko nta muntu n'umwe ugirimo ikibazo nk'uko amakuru atugezaho akomeza kugenda abivuga. Ni imodoka nk'uko mubibona ku mafoto rero, ni imodoka mu bwoko bwa Hiace rero, ikaba yahiye irakongoka mu by'ukuri, ndetse ntekereza ko nyirayo ntacyo yarokoye kubera yuko yahiye mu buryo bukomeye cyane. Ariko ikiriho wenda umuntu yakwishimira nuko nta muntu n'umwe yigeze ihitana. Wenda tuvuge ngo irahiye hahiriyemo abantu bari bayirimo babuze uko basohokamo, ntabwo byigeze bibaho. Ikigaragara nuko wenda imodoka bishobora kuba byakomeye, wenda na polisi ikaba yatinze kuza kuhagera kuzimya iyi nkongi yaje gufata iyi modoka. Hanyuma abantu batandukanye bakomeza kugenda bavuga iki, reka turebe igitekerezo cy'umuntu umwe icyo yabivuze. Yagize ati Imana ishimwe ko itahiye iri mu nzira, ati n'abana bayirimo, ati nyiri imodoka yihangane nta kundi, ati ariko bajye bita kureba amazi ko ahagije, ati ibyuma bishaje bisubirizwe, ati bibaye ngombwa bahindura imodoka kuko henshi ziriya Hiace ziba zinashaje kabisa, ati bakwiye kujya banazihindura, cyane ko ari imodoka zifashishwa mu gutwara abantu cyangwa se mu gutwara abagenzi. Zigomba rero kuba zujuje ubuziranenge cyangwa se zigomba kuba zizewe ko nta kibazo na kimwe zishobora kuba zateza. Ngiyo rero ni indi mpanuka ikomeye cyane. Reka rero nyiri imodoka mu by'ukuri tumwihanganishe, twizera neza ko wenda afite ubwishingizi, afite assurance izamugoboka ikamuha indi modoka. Reka tuve kuri iyi nkuru dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibuka ivuga ko ititeguye gukorana n'ishyirahamwe ryiswe Igicumbi nk'uko babitangaje. Abanyarwanda batuye ku migabane y'Uburayi na Amerika bamuritse ku mugaragaro ishyirahamwe Igicumbi, ijwi ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ibuka ikavuga ko ititeguye gukorana naryo. Umuhango wabereye kuri murandasi kuri iki cyumweru, umuyobozi w'Igicumbi witwa Philippe Basabose wigisha muri kaminuza ya Memorial University muri Canada yatangaje ko bazakorana n'andi mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'umuryango Ibuka uhuriyemo ayo mashyirahamwe. Kuri ingingo avuga n'ijwi ry'Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Naftali Ayishakiye yavuze ko Ibuka ititeguye gukorana n'Igicumbi ku mpamvu yabyo. Ati ni abantu bagaragayeho gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, bashyigikira ku buryo bweruye abayipfobya n'abayihakana. Nta muryango w'abarokotse jenoside wagira ikintu icyo ari cyo cyose uhuriraho nabo. Ayishakiye Naftali avuga ko icyo guhurizaho ari ukwamagana abo mu ishyirahamwe Igicumbi, ko nta muntu ukwiye kugira icyo akorana na bariya bantu kuko bagize amahitamo mabi adakwiriye nk'uko yagiye abitangaza. Mu yandi makuru, Senateri Uwizeyimana Evode yatangaje ko kuba Rusesabagina Paul ari imbere y'ubutabera bw'u Rwanda bisa n'impuhwe yagiriwe, kuko bijyanye n'ibyaha by'iterabwoba akurikiranyweho. Iyo biza kuba ahandi atari ko byari kugenda, ngo kuko ibyihebe biricwa. Ibi Senateri Uwizeyimana Evode yabigarutseho mu ijoro ryo ku itariki ya 2 Kanama 2021 mu kiganiro Ukuri Iwacu cya One Nation Radio. Ni ikiganiro cyagarutse ku gusesengura impamvu hari abantu bakomeje gusaba ko Paul Rusesabagina arekurwa n'icyo bashingiraho. Ikiganiro kandi cyari cyatumiwemo abandi bantu barimo umwanditsi akaba n'umushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi Yolande Mukagasana, n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Lariga witwa Ngendahimana Ladislas. Abajijwe niba kuba Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'Ububiligi akaba n'umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kukurirwaho na bamwe mu bamushyigikiye bagasaba ko arekurwa. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko bidashoboka kandi ko hari n'igihe aba yumva ababisaba biganirira. Yagize ati njyewe ngira ngo niba hari n'ababivuga ati ni ukwiganirira, ariko ati nagira ngo wenda mvuge ikintu kimwe kijyanye n'uko igikuru muri ibi
ari uko hari umuntu ukurikiranywe kuvuga ngo afite ubwenegihugu runaka cyangwa ngo ni umunyamerika cyangwa si we, nubwo haza umuntu udafite icyo ahuriyeho n'u Rwanda mu buryo bw'ubwenegihugu cyangwa se nashake abe ari muri Hongria agabe ibitero ku Rwanda, u Rwanda rufite uko rwamufata n'uko rwakemura icyo kibazo. Yakomeje avuga ko kuba Rusesabagina yaba umunyamerika cyangwa se imfubyi mbirigi nk'uko yabyivugiye ubwo yagezwaga imbere y'ubutabera bitamuha ubudahangarwa. Yagize ati ku buryo rero kuba Rusesabagina yaba umubirigi cyangwa se akaba umunyamerika cyangwa kuba imfubyi mbirigi nk'uko abivuga, ati byo nta budahangarwa bimuha. Icyo nicyo abantu rero bakwiye kuba bumva, ati nta budahangarwa na buke bimuha. Icyo abantu bareba ngo ni ibyaha yakoreye ku butaka bw'u Rwanda bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi byaguyemo abaturage b'u Rwanda. U Rwanda rero nk'igihugu ati mpereye kuri leta ifite inshingano na perezida wa repubulika n'inzego z'umutekano, inshingano y'itegeko nshinga ribaha no kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurinda ibintu byabo. Atahandi rero ibyihebe barabyahuranya. Senateri Evode Uwizeyimana avuze ko bijyanye n'ibyaha by'iterabwoba Rusesabagina yakoze, akanatangaza ko ashoje intambara mu Rwanda kugezwa imbere y'urukiko ari impuhwe yagiriwe. Yagize ati kuba uyu munsi ari mu rubanza ngira ngo habayeho no kugira impuhwe, ati nge nuko nabivuga. Atahandi ibyihebe barabyahuranya, ati nta muntu rero ubijyana mu rukiko, ati kuko iyo umuntu yigize umurwayi ntabwo aba ari kuvuga ngo ndashaka ubutabera, ntabwo uwo muntu umwanya we ari mu rukiko. Ntabwo rero abanyamerika bananiwe kuzana Bin Laden mu rukiko. Hari n'ikindi cyihebe bahuranyije ejo bundi, nta muntu rero ngo bagomba ibisobanuro. Umutekano w'igihugu urawurinda mu nzira zose zishoboka. Akomeje avuga ko mu ntangiriro byagaragaraga ko ikibazo cya Rusesabagina kijyanye n'umutekano w'igihugu, ati ikibazo rero cya Rusesabagina nge uko nakibonaga, ati ku itangiriro cyari ikibazo kijyanye n'umutekano w'igihugu, cyari ikibazo kijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ku isi yose rero ibihugu bifite inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage, umutekano w'ibintu byabo n'umutekano w'imbibi z'igihugu. Rusesabagina yatawe muri yombi muri Kanama 2020, yagejejwe imbere y'ubutabera bwa mbere ku itariki ya 14 Nzeri 2020 ngo yiregure ku byaha 9 aregwa byose bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byagizwemo uruhare n'umutwe w'iterabwoba wa MRCD-FRN. Kuva uyu mugabo rero yatabwa muri yombi, hari benshi barimo n'abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunze kumvikana basaba ko yarekurwa ngo kuko batigezeye ko azahabwa ubutabera bukwiye, nubwo leta y'u Rwanda itahwemye kugaragaza ko urubanza rwe runyuze mu mucyo. Minisitiri w'ubutabera Johnson Businge aherutse kuvuga ko nk'uwakurikiranye urubanza rwa Paul Rusesabagina asanga ari rumwe mu zaciye mu mucyo kandi zubahirije amategeko mpuzamahanga. Rusesabagina wikuye mu rubanza, ubushinjacyaha buherutse kumusabira igifungo cya burundu. Bwana Paul Rusesabagina wabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya MRCD ufite umutwe w'ingabo wa FRN